mpamvu n'uwazanye inkuru umuntu atamutera amabuye kuko nyine kuvuga ko ikipe yumvikanye n'umukinnyi nyuma bikaza kurangira atayigiyemo nta kosa. Ni inkuru nyine rero currently ni inkuru ubundi amakuru nyine ikintu kigezweho ni ikintu cy'uwo munsi nyine cyabaye. Rero kuba iyi nkuru twarikoze natwe hari ikiyo nyine kigaragaza ko bishoboka, ariko nanone kuba yajya mu yindi kipe nabyo birashoboka ko ntabwo yigeze aza mu Rwanda ngo ashyire umukono ku masezerano. Nuko sinzi niba twaravuze ko yasinye tayari already byarangiye. Twavuze ko ibindi biganiro bigeze ku musozo biri kurangira. Rero kuba yajya muri Singida rega nayo ishobora no kubijyamo kugira ngo ise nkaho yica transfer nayo imwifuza nyine gutyo. Yose yamusinyishije ryari yica transfer ikavuga ko yamusinyishije imyaka 3 se none yasinye he wigeze ni mwe ntabwo byeze bisohokane ngo tubone statement ivuga ko bamaze ko bamusinyisha ariko cyangwa nayo ikabishaka kujya mu isoko kugira ivugwe cyane. Ekipe ya Singida na APR Football Club muri iyi minsi abantu bavuga ati yamaze kuba sinya muri ekipe ya APR, ariko na Singida ikabije kuko na ekipe ya APR ijya kumushaka yari bizi ko ekipe ya Singida yimifuza cyane. Avuga ngo gute transfer tutakomeza natwe gukomeza kuyishyuhamo tukaba ko natwe byamaze kuba birangira. Twamusinyishije imyaka 3 ibyo kutubwira wenda bagenzi bacu bo kuri Kigali Today ya uyu nyamabanga nshingwabikorwa wa ekipe ya Singida Black Stars mu magambo yatangaje yagize ati byarangiye yadusinyiye imyaka 3. Yabasinye ryari? Yaje kubabazwa ku makuru yavuzwe ko uyu mukinnyi wabaye mwiza wa shampiyona ya Burkina Faso yaba yarasinye ekipe ya APR. Uyu Omar Kaya aza gutangaza ko ngo ibya APR FC ntabwo babizi, icyo bazi nuko Dao ari umukinnyi wabo ko nta kindi bazi. Bazi ibintu birashyira bijyahe birashya bishyira bishyito ariko z'undi umukinnyi Dao wundi we aho ubundi n'umukinnyi wundi wo gutangarira bidasanzwe. Ababonye Tara yavuye muri Burkina Faso zose zishobora kugenda neza, kandi rumwe rukaba ruriho Dao ubundi Denis Omedi batatisha umuvandimwe witwa Jibril Watara. Nundi mwataka ngo udasanzwe ikipe ya APR igiye kumanura i Nyarugenge. Akikeneye mwataka nimero 9 no umukinnyi nyuma. Sibo Deo yavuze afande hari uyu iyo ngwe ni nimero 10 n'ubundi nundi usigaye n'abanyamahanga babiri. Yavuze ko bakeneye mwataka nimero 9 bagakina n'umuntu playmaker umukina inyuma niho bonyine basigaye. Yego kandi pe ntirabazana ntabwo irabazana. Uyu nguyu yari playmaker undi bavuga asigaye mwataka nimero 9. Nubundi bamaze kubona ko Gibraltar ari umukinnyi mwiza kuri nimwe nk'umuwinga pana ku mwataka. Baraprefera ko none yagiye kina wing imwe indi gakina Omedi cyangwa Gilbert. Uwo mwataka ugomba kuza nyine akaba ari kuri nimero 9 aza gusimbura abangaba Madusi na Mbawoma top scorer wigendeye. Ndetse n'uyu nimero 10 bamaze kubona umunya Burkina Faso. Ubwo rero kipe ya APR reka tureba aho bishyira bijya. Kuri mukinnyi we nta mu ikipe yakinagamo abantu wenda banabimenye cyangwa mu ikipe Sonabel nibwo yagiye mu meshize yavuye mu ikipe ya Kidiogo yaramaze imyaka igera kuri 2. Ikipe ya AS Sonabel yakiniye imikino 29 atsinda ibitego 4 atanga umupira umwe uva mu bitego. Statistike zisa neza zenda kumera kimwe neza niza na Miniba na Kamurusha. Ntabwo ziri hejuru cyane. Kuri Miniba afite ibitego 5 maybe assist 3 niba atari 4.
ariko reka turebe aho bishyira bijya, niba biri buze kuba bikunda, biri buze kuba biba ko ikaba ari imyaka 3 yasinyiye muri ekipe ya Singida. Bitabaye ibyo n'ubundi ekipe ya APR yamuzana kuko muri izi transfer imibare mbamwanita murengera n'undi kuba yakaza muri iyi kipe ya APR kuko niba ufite urashaka umuplaymaker udasanzwe assist nibura ufite ama assist agera muri 16 agatina nk'ibitego bigera muri 6 niyo bya 5 byabaye APR ntabwo agize ikibazo cyo kugira nyine abantu batsinda ibitego, ahubwo iyo urebye ubona APR nyine meaning yayo imikinire yabaye ikibazo gikomeye cyane. Uko bareko n'ubundi playmaker wabo niwe top scorer wabo, Fazal yarangira top scorer Lamine Ba, ariko muri phase retour nawe byaranze, ahubwo bona nibura no wamwataka nibura utsinda ibitego byinshi, nibura uko ugeranyije babonye Gibraltar utsinda ibitego, ariko bakena niba umuntu umukorera umuha imipira myinshi, niba bazanye no mwataka uri capable yo gutsinda ibitego nabyo wenda nka 15 ufite Gibraltar afite utsinda 15 ibitego 30, ukeneye no kujya n'undi mu playmaker no bakire bahereza imipira, kuko niba ufite nyine niba ufite umwataka niba ufite umwataka niba yizera ko ikipe nta mwataka ifite ukabugiye kumuzana, bisone ko umuwinga ruhara ufite ibitego 12 sorry yatsinze muri phase retour, none ngo wari ugiye kuzana ntabwo agiye mu site gucureta niko byagenda kose. No muwinga rufite nka Gibraltar agomba gutse n'ibitego n'ibitego mu 15, bisone ko no nibura n'ibitego 3 kurana ku bakinnyi babiri, nibura aho ukeneye mu playmaker buzabe imipira n'undi assist mu byo bitego 30 ndaka afite kimwe cya assist yabahaye, kuko waba ugiye ku ikipe iri unbalanced itari idafite balance, ufite abakinnyi bagutsinda ibitego byinshi ariko na assist nyinshi ufite, nibyo Lamine Ba yabuze isizishize, yagize sezo ye isa nkaho imitego byinshi kwenda assist kandi playmaker kandi ibitego byinshi nabyo nibyari